ngo arashaka mubwire ko Mose amabuye yose uzi ko yashatse ijyambere ryari rikarigaya birashaka kuzamuka umusozi wawe uri kugawa. Haleluya. Ngo Mose ashaka irya kabiri ashaka n'irya gatatu agera ku ibuye rizima. Haleluya. Iri buye rizima Yesu yarivuzeho ntabwo ndivuga nzari ariko ngo agera ku ibuye rizima ngo arigezeho ryemera gucongeka. Haleluya. Uko Imana yari yararibashe ngo abigerageza ngo ageze imbere y'Imana irabyemera. Yaramubwiye ngo nushaka ibuye amabuye nishimira ibisate uraza mwandikira amagambo ufite yo kuvuga. Birashoboka wowe uneza amara ufite yo kuvuga ntacyo ufite wankurikirana kuri YouTube ntacyo nta magambo ufite ribaya shayideho ntayo murokore ntayo. Ariko reka Imana ifite icyo kwandika ku buzima bwawe. Imana ifite icyo kwandika ku mibereho yawe kwandika ku itorero ryawe. Imana ifite icyo kwandika ku gihugu cyawe. Haleluya. Igiye kwandika banyarwanda Imana hari icyo yanditse bwanyu hari iterambere mu mwuka Yesu azanye kuko hanze byari byaratakaye ariko yiyemeje kongera kwandika. Yiyemeje kongera kwandika. Yiyemeje kwandika. Dodosta ndarije kukubwira usengera kuva muri ukwezi kwa cyenda mu matariki nka 20 y'ukwezi kwa kabiri uzabona Imana amagambo izabanditse ku bisate byawe. Iragushaka wavuganiye nawe. Haleluya. Ntabwo igushaka mu gihiriri iragushaka kuko Mose yazamutse wenyine. Imana imubwiye amakuru kugira ngo ukeneye amakuru. Haleluya. Wewe wavuganye n'Imana ukavugana nayo we zamuka aho wavuganiye nawe itwaza ibisate. Nongeye kubasuhuza shuti bakunze bisoko ya Bizera TV. Nkuko bisanzwe kubasanzwe batumenyereye kuri izi kamera zacu ni Pastor Emmanuel Uwihoreye bivuze ngo ni umugabo. Hanyuma bashyashya batubonye vuba ukomeje kudukurikirana ni byiza kuko uzakura ijambo ryiza rikuruhura umutima kandi ijambo rikubohora ijambo riguha ibyiringiro by'ubugingo ndetse ijambo rikongera kugusubizamo imbaraga ijambo ryongera kuzamura ubuzima bwawe kandi we wari wihebye warucitse intege ukongera ugasubiramo ibyiringiro. Hanyuma uyu munsi ndanga ijambo ry'ubuhanuzi. Ni ijambo Imana yampaye kugira ngo mpanurire ubuzima ariko kandi uyu munsi ndibanda ku cyitwa abakozi b'Imana. Mbere na mbere jambo ry'Imana tugiye kuganira ndashaka kukubwira ko Imana igukeneye aho mwavuganiye. Niryo jambo nkuzaniye. Imana igukeneye aho mwavuganiye. Irashaka aho mwavuganiye kuko iri kuhaza ikakubura. Rero reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire kw'iri jambo. Turasoma igitabo cya kabiri cya Mose bita Kuva cyangwa igitabo cy'amategeko cyangwa se iyimuka Misiri. Kuri bamwe biraterwa n'uburyo byumva ariko niryo jambo nkuzaniye. Hanyuma dusome igice cya 34 turasoma amagambo atarenze nk'3 wenda duhere ku murongo wa mbere nta kibazo. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka dusome. Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nanjye ndandika kuri ibyo bisate amategeko yari ku bya mbere. Imana itugirire neza. Shuti wowe unteze amatwi cyangwa se wowe unkurikiranye cyangwa se wowe uzankurikirana kuko iki kiganiro kizabaho kugeza nanjye ntakiriho n'imyaka izaza abantu bazakibona ariko ndashaka kukubwira ngo ubu butumwa wicare utera agatebe tuganire. Wicare utera agatebe tuganire. Hanyuma mu pastor muvuga butumwa muhanuzi bishop reverend pastor uyu munsi wa none nje kuganira nawe nje kukubwira ngo Imana iragushaka aho mwavuganiye. Haleluya. Imana iragushaka aho mwavuganiye aho mwigize mubonanira iragushaka. Musozi mwavuganiyeho irakikugushakaho. Ikibaya mwavuganiyemo iri kukigushakaho. Ariko ndashaka kuvugana nawe isezerano wagiranye nayo aho wagiranye nayo Imana iri kuhagushaka kugira ngo mwongere muganire. Impamvu ya mbere abantu muri iyi minsi murimo muri totomba abashumba muri kwitotomba
urugamba, intambara zabaye nyinshi mu itorero, intambara zahagurutse, ariko nagira ngo mbabwire impamvu ya mbere, nimusubire aho mwavuganiye n'Imana, niko Imana intumye. Dusomye ijambo rero, ijambo riratubwiye ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo subira, ngo shaka ibisate by'amabuye, ongera ushake. Bivuze ngo hari ibyo yari yahawe nawe umurikiye, hari ibyo Imana yaguhaye, hari icyo Imana yashize mu biganza byawe, ariko sinzi icyagikuye mu biganza byawe. Icyo cyagukuyemo kikakivanamo n'icyo Imana iri gushaka ngo ongere ukizane imbere yayo, kuko hari ibyo ishaka kuvugana nawe. Haleluya! Birakaze, biragoye, ariko nagira ngo nkubwire uyu munsi nifashishije ahantu nk'aha. Hari impamvu nahifashishije. Urabona hari icyo bise urutare. Ndagira ngo nkubwire uru rutare hari impamvu naje kurureba. Birashoboka ko Mose nawe akimara kumva ijwi ry'Imana yaragiye ajya ku rutare ngo ajya gushaka amabuye kugira ngo abone ibuye Imana yishimiye. Nibyo byabaye urubanza rukomeye cyane. Ngo hanyuma Mose aterera umusozi. Ndagira ngo nkubwire ngo bwa mbere ngo yagiye gushaka amabuye. Ubu nawe birashoboka, sinzi aho uri mukozi w'Imana, sinzi muri iki gihe mubona abantu tugoswe, ntabwo nzi muri iki gihe mubona abantu bahugiranye, ntabwo nzi ikitumye dosidiba, kuko muvuye ku musozi mwasanze Abisirayeli, mwasanze abana b'Imana, mwasanze abantu Imana yaremye cyangwa yabahaye gushuma, musanga bagiye mu by'isira, musanga bari gukora ibidakwiriye, iby'Imana yabahaye murabitakaza. Hanyuma ngo Mose abibonye, ngo ako kanya ngo amenagura ngo hasi, ngo ako kanya ngo amabuye cyangwa se ibisate Imana yari yamuhaye, ngo haleluya, ngo ibyo yamuhaye arabimena bitewe n'ubwoko. Ntabwo nzi wowe igihe uhagazemo, urumva ngo insengero zarafunzwe, urumva ngo ibibazo byabaye ibibazo, ariko kandi hari ibisate. Ibyo bisate wamenye rero, none se ntukireba ibyo bisate wamenye, ibyo ngibyo Imana iragushaka aho mwavuganiye ngo yongere igire ibyo iguhereza. Haleluya! Ndaje kuko ikuntumyeho wowe mushumba uyu munsi, ikuntumyeho wowe ufite igikorwa runaka uhagarariye umurimo w'Imana. Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo niza nkubwira ngo usubire aho mwavuganiye, aho mwagiranye isezerano, yongere igire ibintu ikwereka kandi yongere igire ibintu guha. Ngo hanyuma Mose ngo yumvishe ijwi ry'Imana. Mbabwire ko uyu mugabo bita Mose niwe wigiza yubaha Imana, ndetse akanayumvira akayitinya, akumvira Imana ibyo imubwiye akabikora. Ngo n'ubundi yibutse ko ari we wagize uruhare mu kumeneka kw'ibisate bya mbere. Ibyo tubisoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 34, Imana imuzamura cya 33, Imana imuzamura ku musozi, ngo akagenda akamarayo iminsi, ngo akagira n'ikiganiro n'Imana. Ntabwo nzi ikiganiro mwagiranye mbere uzamuka umusozi, birashoboka ko ngewe menye ikiganiro mwagiranye mu imanuka ry'umusozi, ariko mu izamuka ry'umusozi ntabwo nzi ikiganiro mwigize mugirana n'Imana, kuko mwari babiri wowe n'Imana. Niyo mpamvu ujya gutangiza. Haleluya! Niyo mpamvu utangiza Imana ikubwira ngo ngwino, nawaje kubana nawe, so kwaza wavuganye n'Imana, ugiriye ko warigize uri kumwe n'Imana. Nubwo ubona bimeze gutyo, ukagera ku musozi ukimanuka, hanyuma ibisate Imana yaguhaye bitewe n'abo washumbaga, bitewe n'abo wabonaga, bitewe n'igihe uhagazemo, ibisate bikameneka, amategeko y'Uwiteka ukayatakaza. Reka nkubwire, witakaza amategeko y'Uwiteka. None rero wowe wayatakaje. Imana irambwiye ngo zamuka hamwe wari uri kumwe n'Imana, zamuka hamwe wavuganiye n'Imana, ngo wongere. Hari ikintu Imana ishaka kugukorera. Umunsi turi mu kwezi kwa 9, ndagira ngo nkubwire, zamuka wewe wavuganye n'Imana. Haleluya! Dostidi baya dole shaideo. Zamuka shuti yange, zamuka mukozi w'Imana,
zamuka uvuganiye n'Imana, zamuka Imana iragukeneye kuko hari ijambo ishaka kuguha. Dostiriba uku kwezi kwa cyenda hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe, kugeza mu kwezi kwa kabiri hari icyo Imana ishaka kukubwira, yaba ku itorero ryawe ubona byari byanze, yewe wowe wari wabuze icyerekezo, ariko nagira ngo nkubwire hari icyo Imana ishaka kukubwira. Imana ibwira Mose, amubwira ngo Mose genda wibarize ibisate, ushaka amabuye. Reka nkubwire, aha niho ruzingiye rero ku bakozi b'Imana, aha niho ruzingiye. Imana ibwira Mose ngo genda wibarize. Yo n'abariya bankurikiye bariya bahagaze hariya, namwe mwese mwishakira amabuye, kuko Imana niko ibishaka. Mwongere mushaka ibuye. Haleluya. Mbarangije nawe kameramani, ukeneye ibuye kuko hari ibyo Imana yaguhaye watakaje, byamenekeye mu biganza byawe kubera ibyo wari ubonye umubyeyi wa kera ajya wanga mebere ikoze ntosa. Mose nawe ibyo abonye bituma nimba abagabo nabo bagira amabere, ariko buri ayo mabaga ndaza kuzabaza abahanga n'abagabo nibo bagira amabere, ariko mbona hari utuntu turi bivuze, ariko nanjye buri urebye ariko sinzi uko batwita tw'abagabo, ariko amabere tuzi ko yosa abana, ariko y'abagabo ariko natwe buriya turosa di Mose ntiturera. Hanyuma Mose nawe yarahagarariye, yari umubyeyi, kandi yari umubyeyi w'amagana y'Abisiraheli, yari umubyeyi n'umushumba, ni umubyeyi w'amagana y'itorero ashunge. Haleluya. Amen. N'umushumba nawe ni umubyeyi imbere y'abashumbye, imbere y'abadostaya dokuta dobirishayinemo ideboya sine dotala birishayinemo shitista dobedesta. Imana ishimwe abarokore, nimugire ubwoba. Haleluya. Abarebye ibibaye ngo bituma agira agahinda, agira umubabaro. Bashumba mwagize umubabaro wabaye mwinshi mu mutima, mugira ibyo mumena byari mu biganza byanyu murabitakaza. Uyu munsi mu kiganza amategeko y'Uwiteka ntabwo akiri mu biganza byanyu. Niyo mpamvu gusuzugurwa kwabaye, niyo mpamvu mwateshejwe agaciro, kubera ko idostiniba ibyo Abisiraheli bakoze byatumye bitandukana. Yo Mana we doshayideho. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo umva Mose, ngaho ndakwemereye, umaze iminsi usenga mushumba, maze iminsi usenga revera, maze iminsi usenga bishop, aya wasenze yarayumvishe, ahubwo igisigaye iri kukubwira ngo shaka ibisate, jya kwibariza ibisate. Ngo Mose ashaka inyundo. Uyu munsi nta nyundo nazanye, ariko ubutaha nzazana inyundo. Data wa twese we, ubutaha nzazana inyundo. Ngo ariko ntacyo ndagerageza. Ngo Mose ajya gushaka amabuye. Ngo arashaka, mubwira ko Mose amabuye yose yashatse siko Imana yashimye. Uzi ko yashatse ijyambere ryari karigaya, birashaka kuzamuka umusozi wawe uri kugawa. Haleluya. Ngo Mose ashaka irya kabiri, ashaka n'irya gatatu, cyakoze rimwe ngo agera ku ibuye rizima. Haleluya. Iri buye rizima Yesu yarivuzeho, ntabwo ndivuga nzarivuga ubutaha, ariko ngo agera ku ibuye rizima, ngo arigezeho ryemera gucongeka. Haleluya. Ngo arihekeri uko Imana yari yararibashe, ngo abigerageza, ngo ageze imbere y'Imana irabyemera. Yari yamubwiye iriya jambo, yari yamubwiye ngo nushaka ibuye amabuye nishimira ibisate uraza mwandikiraho amagambo, kuko nta magambo ufite yo kuvuga. Birashoboka wowe uneze amatwi nta magambo ufite yo kuvuga, ntacyo ufite. Wankurikirana kuri YouTube ntacyo, nta magambo ufite. Dostiri baya shayideho ntayo murokore ntayo. Ariko reka nkubwire, Imana ifite icyo kwandika ku buzima bwawe, Imana ifite icyo kwandika ku mibereho yawe, Imana ifite icyo kwandika ku itorero ryawe, Imana ifite icyo kwandika ku gihugu cyawe. Yo haleluya. Imana ifite icyo igiye kwandika. Banyarwanda, Imana hari icyo yanditse ku buzima bwanyu, hari iterambere mu mwuka Yesu azanye, kuko hari ibyo yari yaranditse byari byaratakaye, ariko yiyemeje kongera kwandika. Yo yiyemeje kongera kwandika.
yiyemeje kwandika nshuti yanjye dodosta ndarije kukubwira usengera kuva muri uku kwezi kwa 9 ugeze mu matariki nka 20 y'ukwezi kwa 2 uzabona Imana amagambo izabanditse ku bisate byawe ahubwo iragushaka wavuganiye nawe. Haleluya. Ntabwo igushaka mu gihiriri, iragushaka wowe wenyine kuko Mose yazamutse wenyine. Imana imubwiye amakuru, ndakukubwira ngo wowe ukeneye amakuru. Haleluya. Wewe wavuganye n'Imana ukavugana nayo wenyine, hayiwe zamuka aho wavuganiye nawe, itwaza ibisate, itwaza ibyo byangombwa ujye imbere y'Imana. Itwaze shuti yanjye, itwaze iby'Imana yaguhaye. Ujya gutangiza umurimo nta ruhare wari ubifitemo, nta ruswa watanze kugira ngo ubone ibyangombwa. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana ntabwo ari inkene, ahubwo Imana yacu ikennye. Imana ifite amafaranga yagura imisozi n'udusozi, ariko hari icyo Imana yavuganye nanjye, yabwiye ngo nuzamuka n'ibisate. Haleluya. Zamuka n'ibisate kandi ni bibiri. Bibiri bivuze iki? Hagati yawe n'Imana nibyo bizatanga umuhamya, kuko Imana irashaka gushyiraho amategeko mashya. Bashumba we, Imana igiye kubaha amategeko mashya, kandi amategeko y'abanyamwuka. Dore shaide bonesta kota. Haleluya. Ngo Mose arazamuka, azamukana amabuye. Hayiwe data wa twese, numbaze nimba yarikoreye data we, ariko icyambere yarayazamukanye mama, yarayazamukanye ngo arayajyana. Nshuti yanjye arayajyana ngo aragenda n'imbere y'Imana, ajya aho bavuganiye. Nanjye impamvu uyu munsi naje aho navuganiye n'Imana, kuko nanjye yambwiye ngo nifata amabuye, nifata ibisate, izira hari ibintu ishaka kwandikaho deba. Hari ibyo ishaka kwandika. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo Imana igiye kwandika, mwirangije ngo ageze imbere irayashima. Ikibazo kugira ngo ubone ibuye rishimwa n'Imana, hari icyo usabwa gutakaza. Birasaba gusenga, birasaba kujya kuri ministeri maviyoloji. Uzi ko hariho maviyoloji we, abandi bize siyanse izo mene, twebwe twiga siyanse z'umwuka. Noneho uhita ujya kuri ministeri ishinzwe maviyoloji, ugahita umanuka. Wamara kumanuka ukavuga ati Imana ndaje imbere yawe. Ariko dereba dasaideho, iyo washe imbere y'Imana ngo umuntu umwe, ngo Hezekiya, ngo umunsi umwe, ngo abone urwandiko Senakeribu yanditse. Data wa twese we, ngo abonye urwandiko byonyine, ngo ahita abona ibitutsi birurimo, ngo asanga si Dodeba Dawidi style, ngo asanga ntabwo ari Hezekiya watutswe, ngo asanga n'Imana, ngo ahita arujyana imbere y'Imana. Ajya imbere y'Imana aravuga ngo reba, uzi ko Imana izi gusoma igifaransa we, uzi ko icyongereza ikizi, n'ikilatini irakizi, ariko bakozi uzi ko Imana izi ndimi zose. Na cya kindi cy'igifefe ko wavugaga kera irakizi. Imana ishimwe cyane. Na cya kindi cy'igifefe ko cya kindi muragiye inka mwajyaga muvuga nayo irakizi, amagambo wakivugiyemo nayo irayasi. Ngo arangije, ngo akimara gupfukama, ngo Imana nayo iraza ati humura, ngo itangiraho kwandika amakandi, ngo amagambo itangira kumwongera kumuha itegeko nshinga. Ariko ukeneye itegeko nshinga ry'Imana, tongeye guhabwa itegeko nshinga ry'Imana. Urashaka kubona itegeko nshinga, garuka aho wavuganiye nayo, garuka aho wavuganiye n'Imana. Ngo Imana yongera kwandikaho, yandikaho ngo Manuel, navuze ko nzamuha itorero. Haleluya. Ariko nta kizabuza ko ntazarimuha. Yanditseho ati Jean Claude, namubwiye ko Bishop nzamuha itorero, nta kizatuma itorero atarihabwa, kuko Imana yavuganye nawe. Haleluya. Icyo yamusabaga gusa ni ukongera kugaruka aho yavuganiye n'Imana, kandi ibyo Imana yamuhaye yangije akabigarura imbere y'Imana. Nje kukubwira baba Beshaye, ndabizi ubu butumwa burakakaye, ariko bari maso mu kumvisha Imana ivugana nawe, mu kumvisha Mwuka Wera yamanuye kuri uyu munsi. Mwuka Wera
ukuri. Imana ibahaye amategeko, data wa twese we, Imana ibahaye amategeko. Imana ishimwe cyane ngo Mose abona amategeko mashya ngo ajyana mu Bisiraheli, bakomeza urugendo, batangira kuyobora urugendo kandi bagera i Kanani. Imana wari uzi ko ugiye kuguha Kanani yawe. Imana wari uzi ko iguhaye Kanani yawe. Imana iguhaye Kanani yawe. Imana iguhaye Kanani yawe. Nshuti mwene data, Imana iguhaye Kanani yawe. Humura, Imana iguhaye Kanani yawe. Hanyuma we wari unkurikiye, wari unteze amatwi, we wari urimo wumva ubutumwa Imana iguhaye, subiraho wavuganiye n'Imana. Subiraho wavuganiye n'Imana. Icyo wavuganye n'Imana, icyo wavuganye nayo iraje igiye kugikora. Ariko birasaba ko icyo yaguhaye wangirije mu rugendo ujya kugishaka ukakibaza, ukakizana gifite foromilire y'icyo yaguhaye. Birasaba ko ujya guconga. Ntabwo nzi uburyo buri ruconge, ariko icyo nshaka kubwira ni iki ngicyo. Ndagushimiye Mana ko icyo wavuganye nanjye nkitambukije, abazacyumva n'abazankurikira imyaka yose bakacyumva bazajya bahindukira bagaruka aho mwavuganiye. Ndagushimye mu izina rya Yesu, amen.